Nyakubahwa notre première dame, tugiye kubanza twigemwe akantu k'igifaransa hano. Banyakubahwa bayobozi b'igihugu cyacu, abagore n'abagabo, imyaka yose, abatoya, abakuru, chers partenaires de la Fondation Imbuto, des partners, ariko cyane cyane inkubito z'ikeza. Nagira ngo mbasuhuze kandi mbabwira ukuntu nishimiye kuba ndi hano. Naje nibaza ukuntu bimeze, nkumva ngo abantu bangana gutya, ariko icyo naje ntiteguye ni feeling iri muri iyi sare. Harimo feeling ikomeye cyane hano. Mu rwego rwo kwiga igifaransa, ndagira ngo tubone traduction ya celebrating 20 years of inspiring girls to excel. Najya haguruka bimbwire. Inkubito z'ikeza byo kubitraduiza biragoye, ariko ibi ngibi aya magambo meza cyane, celebrating 20 years of inspiring girls to excel. Habuzu nimbise murampemba. Murampemba. Ngegeze. Arahari, ari hehe? Traduction, uri hehe? Merci, mon nom c'est Shkina. Je vais traduire cette phrase en français. Ça veut dire célébrer 20 ans d'inspirer une fille à exceller. Pas mal. Pas mal, pas mal. Igifaransa iyo ibintu bimeze neza uravuga ngo pas mal. Kubera ko kera ntaraba umuyobozi nakoze akazi k'ubusemuzi naranabyize, eka ngerageze. Ndagendera ku byo avuze kuko biri hafi cyane. Célébrons 20 ans d'inspiration des filles vers l'excellence. Impamvu mvuze célébrons nuko turi mu kubicelebra nyine turi mu kubishimira, turi mu munsi mukuru. Célébrons 20 ans d'excellence, d'inspiration des filles vers l'excellence. Mugafate mu mutwe ndaza kukababaza nyuma. Nagira ngo ntabwo nzongera ngaruke, niyo mpamvu mbabwira bikeye no munsi. Nagira ngo mbanze ndavuga ibintu bitatu. Icya mbere nshaka kuvugaho ni uyu mwanya, ni iki gikorwa cyaduhurije hano, uko ngewe nyumva na inspiration kimpa. Icya kabiri nifuza kubabwira utuntu dukeya ku buzima bwanjye nk'umukobwa n'umugore byose. Hanyuma icya gatatu, iyo umuntu ageze mu myaka mfite, nubwo itagaragara cyane, iyo umuntu ageze mu myaka mfite ari kumwe n'abakobwa basobanutse nkamwe, abasigira akantu k'impanuro. Reka mbere rero kuri iki gikorwa. Nyakubahwa première dame wacu, nkamwe nanjye première dame ndamukunda cyane. Icyo mukundira, ubwo si umuntu mukunda cyane nayo mashyi. Mukundira ibintu byinshi, ariko icyo mukundira cyane nuko
afite umutima n'ubwenge kandi byombi arabikoresha cyane. Elle a du cœur, elle a un cerveau et elle utilise bien les deux. Buriya rero kugira cerveau ariko cœur idahari ntabwo kenshi ntabwo bikora neza. Byombi arabifite. Nagira ngo mushimire ko yabikoresheje ku bana b'abakobwa b'iki gihugu, mukaba muri aho twabonye muri ya video, mukaba muri hano. Ni ikintu gikomeye cyane. No guhindura ubuzima bw'umuntu umwe ni ikintu gikomeye. Umuntu umwe gusa ukamuha icyizere, ukamwumvisha kuri aho hafi, ni ikintu gikomeye cyane. Numvise ngo 7,000 birenga. Buriya biriya 7,000 buri wese afite ibindi bihumbi, nawe agenda ha inspiration. Nagira ngo rero première dame wacu mushimire. Umuntu akora ibintu byinshi bifite akamaro, ariko igihugu kidateza imbere abakobwa n'abagore kiba gifite igihombo gikomeye cyane. Igihugu cyacu rero icyari kuba igihombo cyavuyemo excedent. Igihugu cyacu cyarungutse cyane. Nagira ngo mbimushimire ku buryo bw'umwihariko, kandi n'igikorwa tubona ko kizakomeza. Hari byinshi byiza bikiri imbere. Igikorwa nk'iki nahoze mbwira President wa Cour suprême twari kumwe twinjira hano ko nifuza kuba narabayeho mfite imyaka nk'iyanyu, hari ibyiza nk'ibi. Nagize amahirwe yo kugira ababyeyi beza cyane, ari data ari mama bose barabyeyi beza. Ariko kugira ababyeyi ukagira inshuti bikagarukiraho nta kindi kikuzamura nk'igihugu, nabyo haba harimo akantu k'igihombo. Rero iki gikorwa murasa neza, umuziki mwiza, kandi wasanga na DJ ari umukobwa. DJ umukobwa waduha ama vibration twinjira hano. Iki gikorwa twakifuriza buri mukobwa ukiri muto wese kuba atari we n'uwo bavukana, ni inshuti ye, ni copine we, kuba yagira environnement nk'iyi, kuba yagira iri jambo rirakomeye cyane, inspiration. Ni jambo rikomeye cyane. Iki gikorwa rero ni kiza, birasa neza, ariko gifite iyindi ntera yindi ijyanye nuko umwana w'umukobwa muri iki gihugu yumva ko ashyigikiwe. Kugira umuntu ugushyigikiye kuntu bikomeye. Ni igikorwa rero ninjiye hano mpita imbuto nsanzwe nyizi, sanga uyu mwanya n'iki gikorwa cy'uno munsi ni symbole y'ibintu birenze, by'imikorere, bya inspiration ituruka mu byinshi cyane igihugu cyacu aho kigeze muri imyaka 30. Amahirwe kumvisha umwana w'umukobwa ko naho yagwa ashobora guhita haguruka, ni ikintu gikomeye cyane. Nagira ngo je voulais célébrer ce moment. Ni igikorwa gikomeye cyane. Nagira ngo nshimire la Fondation Imbuto nagira ngo nshimire la Fondation Imbuto ndayizi, na nje ngarutse mu gihugu, nje gukora imirimo ya leta. Ndumva naratumiwe n'Imbuto nka kabiri kujya gutanga ibihembo.
Rulindo na Nyamasheke. Gutanga ibihembo rero nabyo ni intambwe ya mbere. Hari ibindi bikomeye n'urugendo rwose rukugeza ku bihembo n'igikurikiraho. Nyuma y'ibihembo twabibonye mu buhamya bw'abakobwa beza. Buriya mu Kinyarwanda ukomeza uri umukobwa, kuko umukobwa n'akantu k'agaterme karyoshye. Niyo umuntu akuze, umuntu arakubwira ati wa mukobwa we. Ni ijambo ryiza cyane. Iyi inspiration rero, imbuto naho yakora ibintu bikeya, nzi ko ikora byinshi cyane, ariko igatanga inspiration ku bana b'abakobwa. Ni ikintu gikomeye cyane. Nagira ngo dutekereze twese, nta muntu udafite umwana w'umukobwa, afite mwene wabo, afite abisengeneza kuko mu kanya batubwiye, Ministre Console yatubwiye ngo tuve hano dufite intego twibaza. Natangiye gutekereza abana b'abakobwa dufite icyo dupfana, yes, ni benshi. Ndava hano mbabwira iki gikorwa rero gituma urenga le moment turimo, ugatekereza nyuma ndakora iki, ndavugisha nde kugira ngo muhe iyi feeling dufite hano. Nagira ngo nshimire la Fondation Imbuto, mukora akazi keza. Ndizera ko nka Michel yavuze ngo hari ba Michel batoya, ngende Michel mukuru. Ndizera ko nanjye mva hano nawe iyi titre. Ubu sindi inkubito y'ikeza honoraire. Ngiki gikorwa rero cy'uyu munsi ngewe uko nkibona, kandi nishimiye cyane kuba nabashije kuba ndi hano uno munsi. Cyo ni cyambere. Ngewe rero nk'umukobwa w'umunyarwandakazi, ubuzima bwanjye burimo ibintu byinshi. Ndagenda mpitamo dukeya. Navukiye hano mu Rwanda, muri Kigali. Ababyeyi banjye bombi bakomoka muri za Kigali yo hirya. Mu myaka ya za 60, ubwo ngana n'abamwe mu babyeyi banyu. Sinshaka kubaho umwaka kugira ngo mutamenya imyaka mfite. Nkurira mu muryango w'ababyeyi. Nge navutse ababyeyi banjye barahunze, aho bari baraje hano hafi mu mujyi wa Kigali. Ubu ngubu muri iki gihe byitwa internally displaced. Ababyeyi banjye bari barahunze, ariko barahungiye mu gihugu, baza hano hafi ya Kigali, ahari mu murenge wa Jabana no munsi Kabuye. Navukiye kuri CHK, yari icyubakwa itaruzura. Mvukira ahantu hitwa kuri Pavillon, ubwo ni nka maternité hari. Imyaka ya mbere niga kuri École primaire Saint Alexis i Kabuye. Ishuri ryari ryarubatswe na marume, umusaza witwaga Alexis Karekezi. Niho nize ndangiza amashuri. Rimwe na rimwe nkabo wa mbere, abahungu bagashaka kunkubita abo twiganaga. Ndaharangiza, njya kwiga amashuri akurikiyeho. Nabonye lycée Notre Dame de Citeaux hano iri populaire cyane. Mukuru wanjye niwe wahize, ariko nanjye nize muri Notre. Ndaza kumubwira ko Notre Dame de Citeaux ikomeye cyane, niwe wahize. Ngewe nize ariko nanjye muri Notre Dame, ariko itari de Citeaux.
mwe muri tanga amashyi. Nize muri Notre Dame d'Afrique. Ishuri ryiza cyane ryigishaga siyansi ku Nyundo, niho nize. Ndangira niga mu mashuri ya siyansi ariko ngakunda indimi, nubwo nigaga siyansi namaze igihe nshinzwe laboratoire ya chimie, ariko umva Icyongereza, Igifaransa, ngumva ndashaka kwiga indimi. Ndarangiza muri Notre Dame d'Afrique, aho gukomeza muri siyansi nsaba kujya kwiga indimi, njya kwiga muri Université y'u Rwanda muri Nyakinama. Ubwo ubuzima bwanjye burimo ibintu biva kuri extreme zose. Nize siyansi, ngiye muri langue, ngeze muri langue niga Icyongereza, mpitamo orientation y'Icyongereza. Ndangije njya kwiga muri Amerika niga Igifaransa. Ariko kwiga Igifaransa byari ukugira ngo mbone na bourse, kuko université yari ikeneye aba francophone. Byatangiye kera bya francophone. Université yari ikeneye aba francophone, bituma na rwa rukundo nari maze kugira rw'indimi. Ndangije icyiciro cya mbere njya kwiga masters muri Université ya Delaware, ni kuri Côte Est ya Amerika, hagati ya Washington na New York. Niho nize. Leta ntoya, ngezeyo bambazaga ngo ariko ngo how did you get to this small place? Uvuye ahantu, bumvaga mvuye ahantu kure muri Afrika. Nkabwira n'igihugu cyanjye nacyo nuko kingana, so I'm comfortable. Ndiga niga maîtrise mu Gifaransa, hanyuma nkora na diplôme ya interprétation Gifaransa n'Icyongereza. Bituma université impa akazi k'ikiraka muri laboratoire de langue, nigisha abanyeshuri batungana bo muri université, nkafasha abarimu, teaching assistant, nkabigisha Igifaransa, nkajya ntanga za dictée, nkakosora ama devoir, ibintu nk'ibyo, bigatuma nkora amafaranga atuma njya muri vacances. Ko nararebaga nkabona ukuntu amashuri ahenze, nubwo nari mfite bourse ariko hari igice kimwe ababyeyi bagombaga kunyishyurira. Nkicara nkibaza, nageze murabona umuntu uvuye mu Rwanda ukajya, nafite imyaka 23, umuntu uvuye mu Rwanda ukajya kwiga ahantu kure ntarakandagira. I Burayi naciyeyo gusa ngenda mu ndege, nari ntarahakandagira. Ahantu hakomeye cyane kure narageze ni Nairobi. Nageze mu gihe gitoya haza ubukonje bwa hiver. Hiver nayirebaga mu mafilme, nkabisoma mu bitabo, nari ntaraba ahantu ari ubukonje nk'ubwo numvise. Aho ubyuka ari nka saa 12, saa 1 za mu gitondo, ukagira ngo buracyari ninjoro cyane. Ndaza kubigarukaho kuko mu buzima kenshi cyane on va devoir s'adapter. Bidusaba kwiadapta, kwimenyereza ikintu gishyashya. Kwimenyereza ikintu gishya rero, cyane cyane yari cyiza kigufitiye akamaro, bituma urenga uko usanzwe ukora n'ibyo usanzwe ukunda. Sinzi niba muri mwebwe niba nde bakunda grasse matinée, akunda kuryamira muri hehe? Iyo ningeso nari mfite ubu nayivuyeho kubera inshingano. Nta mukobwa uryamira. Niga muri secondaire, bashobora kuba bamwe mu babyeyi banyu twiganye ku Nyundo. Naryamaga ntinze, nkaryamira mu gitondo.
nkiga nijoro nibwo nigaga nkumva birafata birajya mu mutwe, mu gitondo ngashaka kuryamira muri hiver rero biragatsindwa, niryamira muri hiver ntabwo njya ku kazi, ntabwo njya mu ishuri. Adaptation, kumenyera ikintu gishyashya aho ugeze, ukareba ukiga ukareba uko abandi babaho. Nabanaga n'abakobwa babiri hafi ya campus, umujapanikazi n'umu espanyol. Twese turi abanyeshuri, tukabana neza, turamenyana, babwira iby'iwacu bambwira iby'iwabo, tukataha muri weekend tugateka byiza. Adaptation, sinzi niba abatangiye akazi inkubito zikeza mwahoze mutubwira ba docteur ba chief investment, umunsi wa mbere umuntu agiye mu kazi ni adaptation ikomeye, kuko ugera mu kazi waramenyereye ibyawe cyangwa uri nk'umunyeshuri. Iyo ugeze mu kazi ikintu cya mbere ugomba ko observa uko mu kazi hameze. Adaptation, niba uri umukobwa muto ugashaka, nta adaptation ikomeye nko gushaka kubana n'umuntu warimenyereye kwikorera icyo ushaka, upanga ibyo ushaka, ujya aho ushaka. Adaptation, iryo jambo muve hano murifashe mu mutwe. Niba wari wifitiye inshuti mwakuranye mwabanye, ukajya kuba ahandi ukahasanga abantu b'ahandi, biragusaba adaptation, kwimenyereza ibintu bishyashya, kuko kugira ngo tuzagere ku cyo twifuza, pour réussir il faut être capable de s'adapter. Kubera ko nabaye mu mahanga nkaba mu bihugu bitandukanye, capacité d'adaptation ni ikintu gikomeye. Hari umugani ntemeranya nawo cyane w'ikinyarwanda uvuga ngo ugiye iburyasazi arazimira. Iyo adaptation rero imira ibintu byose, nayo adaptation yangiriye akamaro ngewe ni ugufata akanya nkareba abantu, imico yabo, bimwe nkabigaya, ariko ushobora kugaya umuntu wabimubwira bigatuma mushwana. Observa, ukareba ibintu, ukareba ukuntu abantu babaho, ndetse no muri ubwo bucuti n'urwo rugo nababwiraga bisaba adaptation. Ubikora neza iyo wafashe umwanya wo kumva kuzanya ibyawe, undi nawe azanye ibyawe ni byiza, wenda nawe afite ibye byiza, ariko faut s'adapter. Ntabwo adaptation bivuga ngo bifate byose uko ubibonye. Ndaza kubaha ingero mu kanya nkeya. Ugomba kuba discriminant. Kuba discriminant ni uguhitamo, ntutware byose ngo ugende niba uhuye n'inshuti ifite imico n'iyi ikunda ibi n'ibi, uhita ugenda wese ukore nk'ibyo akora. Kuko ikintu cyose, ari mu ishuri, ari mu kazi, ari mu rugo, ugomba kuba uzi icyo wifuza. Ndifuza iki, ndagana he, akazi ndashaka gukora imyaka ingahe, se nzasubira mu ishuri. Iyo upanga ubuzima bwawe bigusaba kugenda ushakisha ibyiza ukabyiyegereza, ibibi ukabisiga ku ruhande. Cyane cyane ndifuza kubwira abana b'abakobwa bazaba cyangwa se babaye mu mahanga, umuntu abona ibintu byinshi cyane. Urabona umujene w'imyaka 20 n'ingahe winjiye muri Amerika, abantu mungana baravuga freedom, I'm free, ikintu cya liberté. Liberté rero iragatsindwa, utayikoresheje neza wagenderaho. Niga muri université ya Delaware, muri weekend twajyaga muri ambiance mu mujyi wa Philadelphia.
Philadelphia ntabwo ari kure cyane, ni nk'isaha imwe. Tugasanga Delaware ni mu cyaro. Weekend tugatondesha imodoka tukajya Philadelphia, tukabanza mu maresitora, ubwo twabaga twarabitse ya mafaranga nakoreye muri laboratoire y'Igifaransa, tukagenda tukabanza mu maresitora, rimwe na rimwe tukajya no gusura za musée. Twagiye mu mujyi munini Philadelphia, ariko amasaha yo gutaha yagera, umwe ati nimutwarire ya modoka ngiye munsigirire ya yindi ngiye ntandaza kuza ntinze. Tukajyaho muze tugendere hamwe, nitumusiga se agasigara asoma ku kantu karenze ko akakandi akarenzaho, nta kibazo cyo kuzatwara imodoka wenyine. N'ibitotsi n'iki discriminer, kumenya ngo iki ndagikora iki sinkikora. Bya rero iyo ufite iyo myaka, imico mibi iri so attractive. Imico mibi kuvuga bamwe bati turatashya ko reka ngembe nigumiye hano ndaza gutaha mu gitondo, ako kantu kaba kagukurura kuruta kuvuga ngo ahana amasaha ageze reka ntaye. Discriminer, kumenya ngo iki oya. Bisaba iki rero? Byose bisaba du caractère. Ni icyo nifuza kubabwira cyane abakiri bato muri za secondaire, kugira ngo ugere ku kintu kizima. Kuko nararebaga ndi umunyeshuri, nkareba ukuntu ababyeyi banjye barushye. Ubwo nasimbutse ukuntu nagiye kwiga muri Amerika, mfite ibaruwa ya minisitiri ngira ngo mademoiselle ubujijwe kujya mu mahanga, ntuve hano. Mfata ya baruwa nandikiwe n'umuminisitiri, nayifashe mu mutwe iyo baruwa. Uwo minisitiri twaje no kubonana, nanjye ndi minisitiri ngiye Nairobi gufungura ambasade y'u Rwanda. Buri ubuzima ntako busa. Naje kuba minisitiri, njya gufungura ambasade nshyashya y'u Rwanda Nairobi. Wa minisitiri yanyandikiye ngo ubujijwe kujya kwiga mu mahanga. Fata baruwa, umunsi wo kugenda nyishyira mu isakoshi, nicara mu ndege ndagenda. Nyuma y'imyaka irenga 20 nza guhura na wa minisitiri, njya kumusuhuza ko no musaza. Muco w'ikinyarwanda ratubwira ngo iyo umuntu akuze, nkamubona ndamuramutsa ndamwibuka, ariko twaramukanye nkabona aratitira, andaga n'icyo nashakaga nakigezeho, reka mbyihorere. Caractère ni ikintu gikomeye cyane cyane, kandi caractère ntawe uzayiguha. Ababyeyi bakugira inama, milieu bakuriyemo ikagira uko nayo guha uburere, ariko ikintu mu bintu bikomeye nshaka kuva hano mbabwiye, l'effort personnel. Ingufu wowe ku giti cyawe wiha kugira ngo ugere ku cyo wifuza. Effort. Nta kintu na kimwe. Sinababwiye ukuntu nageze mu ishuri nkabona iveri ya mbere, nabyuka ngasanga aracyari ninjoro, ngomba gufata bisi njyana kuri campus gushakisha amashuri university rimwe abantu 40,000 kugira ngo nzibuke building nigamo n'iki, nkasanga nibukererwe. Kuva muri kiriya gitanda mu gitondo muri hiver bisaba effort ikomeye cyane, ariko nkabyuka ntabwo ubuse reka mbyuke nkiruka nkajya muri douche nkahagarara hanze neje irimo kugwa nkategereza bisi. Kuko naravugaga ababyeyi banjye ukuntu barushye bishyura extra, kuko ntago bourse yakuvuraga ibintu byose. N'ukuntu numva mbakumbuye nshaka gutaha nayo byari byo, nkibaza ubu ngubu bambonye ngarutse, amafaranga nayaguze tike ndatashye, bangaya babona ko nagiye gukora iki. Ibyo bikanera izindi ngufu. Nari umunyafrika umwe kuri université, nabyo bigatuma nshaka gukora effort irushijeho, kuko naravugaga ntabwo bari bamenyereye abanyafrika, hari abanyamerika birabura basanganywe. Nkibaza kugira ngo bazasuzugure undi munyafrika uzaza kwiga hano,
ngomba gukora uko nshoboye nkaza mu wa mbere, A+ student, nkakora effort kugira ngo batazavuga ngo aba abanyafrika. Nari n'umukobwa umwe mu ishuri muri département des langues. Effort, inspiration, effort, byose biri personnel. Discriminer biri personnel. Guhitamo ngo iki sinyikora, iki ngiki nubwo ndi tenté, I'm tempted, ikireka nkireke. L'effort personnel. Iyo wiganiriza we ku giti cyawe, cyane iyo uri muri iyo myaka, ufite utuntu twinshi twirukanka mu mutwe, ureba ibindi, ureba abandi. Il faut savoir discriminer, guhitamo, kuko nyuma biragukurikirana. Iyo ugeze mu buzima imyaka igenda, bituma ubasha no guhitamo. Kindi kijyanye n'ubuzima bwo mu bihugu byinshi, kandi twebwe nk'abanyarwanda noneho ukuntu ari ikintu gikomeye, identité. Identité yacu ntabwo ari ya yindi tujya gukura muri ID center. Identité, c'est qui tu es vraiment. Identité yacu rero nituma n'abandi babana natwe batwubaha. Iyo ushatse kujya gukopera identité y'undi muntu, wabikora ukabikora nabi, cyangwa se ugakora uko ushoboye, ariko buriya tu n'es pas toi-même. Identité yacu nk'abana b'abakobwa b'abanyarwanda, icyambere ni nziza, ariko ni nayo igomba buri gihe, niyo conscience yacu, niyo umutima nama wacu, notre identité. Uragiye uvuye mu Rwanda ugeze muri Amerika, usanze bafite imico n'iyi. Ndibuka nkigera kuri campus kuwa gatanu ku mugoroba, abanyeshuri bajyaga mu tubari aho hafi ya université, njyayo rimwe kabiri, ariko ubanza nari kuhaguma. Icyo nabyangiye, harasakuzaga, byarasakuzaga, imiziki, mbona bibaye akavuyo cyane, bituma mbireka. Ndabireka. Friday dutangira ibintu byo kujya duteka, umu Espanyol agateka, nanjye ngateka, buri wese akazana iby'iwabo, tukikorera amasoire yacu n'abandi banyeshuri baturutse hirya no hino. Identité rero muri biriya byose iyo uyibuze biragukurikirana. Ngewe kubera ko ibintu byinshi byiza nzi byo kubana n'abantu, kugira urugwiro, murabizi ibintu abanyarwanda batwigisha. Iyo ukiri muto urabyumva, ariko ukumva nta traduction bifite kuri wowe, ukabyumva mwirinde ibi. Murabizi ko ababyeyi b'abanyarwanda, nibaza ko nuba ariko bimeze, ndabyizera, ariko ababyeyi icyo gihe cyacu, nk'umwana w'umukobwa barakubwiraga wirinde iki, abahungu ntibazagushukira amafaranga, ntuzajyane n'abantu utazi, buri munsi babaga bagufitiye. Ababyeyi bacu twabitaga abasherifu, kubera gusoma za bande dessinée n'iki, tuzi abasherifu. Yabwira ikintu ukamufata nka sherifu, kandi wari barakubwira ngo nunabisuzugura ubu ngubu uzahura nabyo. Kujya mu mahanga rero, mfata urugero rwanjye, uvuye hano ugiye muri Amerika, usanze buri wa gatanu ku mugoroba imodoka ziragonga, abataha bataye umutwe, abananirwa gusubira mu ishuri mu gitondo. Ushobora kunezerwa, you can have a good time, you don't need to be drunk. Hari ikintu kiza cyane mama wambyaye yambwiye, ngitekerezaho ngaseka, ariko ni ikintu kiza cyane, ndakazana munota umwe muri conclusion. Identité. Uri umunyarwanda, ufite n'izindi influence nyinshi, wakuriye muri Congo, wakuriye Burundi, wabaye mu Faransa, aho hose
identite yawe niyo colonne vertébrale yawe. Iyo identite rero murabizi ko sinzi niba muracyari bato kurwara umugongo, ariko ufite akantu gatuma umugongo utameze neza, ni nk'iyo identite yawe idahagaze neza. Uruyu ariko urashaka kuba n'uyu, bishobora gutuma ubabara mu mugongo. Identite yacu nk'Abanyarwanda kuri iki gihe n'amateka yacu n'ukuntu twayabayemo naho tugeze uno munsi, c'est un sujet de fierté. Birashimishije kuba Umunyarwanda uno munsi. Birashimishije kugira identité rwandaise. Benshi cyane iyo muzunguruka hirya no hino mu mahanga murabizi, iyo ugiye bakareba vous êtes de quel pays? Rwanda. Nta gihe ngewe nko muri iyi myaka tuvuge 15 ishize ntajya mu gihugu cy'amahanga bakubaza uruwa hehe, kuko abantu bakunda kubibaza cyane. Iyo uvuze iwacu ni mu Rwanda, ubona abantu bafunguye amaso, bafite amatsiko, bafite curiosité positive. Nta kintu cyiza rero nk'icyo. Aho ugenda bakavuga turi ava mu gihugu cy'abajura, ufite iminsi ingahe mu gihugu cyacu ntuyirenze. Identité y'u Rwanda ni précieux. C'est quelque chose de précieux. Identité y'u Rwanda muyikomereho, tuyikomereho, ugende ufate ibya hariya, kakajambo ka discrimination bimwe ubireke, ibindi ubigire, nurangiza ya identité ntuzayisiga. Ugendana nayo. Niyo ushatse kugira identité y'abandi ntago bigukundira. Nabo rega buriya bakureba bagasanga waje kubatwara espace, waje kubabuza umwuka. Ndabona igihe sinabwiye ko mfite ibintu byinshi byo kubabwira. Ngiye kujya kuri conclusion, ariko nzagaruka ko hari ibindi. Ubwo nabaye nkubito y'ikeza honoraire. Mu magambo makeya, kamere kuri kandi umubyeyi wanjye yambwiye, icyo gihe simbyumve neza nkanaseka nkumva, kandi kajyanye n'ibyo byose bya identité, byo kuba discriminant, byo gukora effort personnel. Mwana wanjye ugiye kwiga muri interna, uvuye mu rugo, nibyo cisha make nkubwire. Umwana w'umukobwa ufite imyaka nk'iyawe ugomba kumenya gutandukanya ibintu bibiri. Gutinyuka si ugushanuka. Iyo utinyuka biguha ko abantu bakumva, bakumenya, babona ko ufite n'ikintu gifatika ushaka kuvuga. Ariko bishobora biri culturel, hari za culture wenda zishishikariza abantu, ariko cyane ababyeyi ba kera. Umenye gutinyuka, utinyuke, ugire présence, ariko gutinyuka si ugushanuka. Muraza kubimbwira mu Gifaransa mu kanya, ndumva ntamenye uko mbivuga. Ni ikintu cyiza cyane. Gutinyuka no kugira présence. Ushobora kujya ahantu udafite confidence yo kuvuga icyo utekereza, amahirwe akakunyuraho. Ariko kubizanamo gushanuka ni ijambo rigoye mu zindi ndimi, ariko ku mwana w'umukobwa w'umunyarwanda ufite imyaka nk'iyanyu ni ikintu cyiza cyane. Gutinyuka, kwigirira icyizere, ariko ukageraho garukiriza kugira ngo gutinyuka bitaba gushanuka. Icyo ni cyambere. Cya kabiri nababwira, nta kintu cyiza nko kugira akamaro abandi bantu. Niyo mpamvu byo navugaga kuri première dame wacu, nibyo imbuto ikora, kugirira akamaro undi muntu, kuba généreux. Ni ikintu cyiza cyane iyo ukiri muto. Hari ubwo utangira gukura ukavuga uyu namufasha iki, nagira iki. Kugira inshuti yaba ifite ikibazo ukayiba hafi, kugira umuntu ufite icyo akeneye wowe ufite byinshi ukamuhaho, ni ikintu cyiza. Ngiye nemera ko no mu buzima bituma nawe ugira amahoro, kugirira abandi akamaro, cyane cyane abo mungana. Kamugira inama, akagutuka cyangwa akagusuzugura, ariko ujye ubikora.
kugirira abandi akamaro ni ikintu gikomeye cyane, kuko buriya ibyo batwigisha, ibyo bita les valeurs, ubu ngubu values, abanyarwanda bazibonye kera cyane. Sinzi ko hari umuntu ababyeyi be batagiye bigisha utuntu nk'utwo, kugira neza, mureme ibintu byose ababyeyi batwigisha ni ibintu byiza cyane. Kuba rero twaragiye muri modernité, ibintu byose turabikoresha intelligence artificielle, tugeze ahandi hantu, ntibikatwibaze ko ya identité, ya colonne vertébrale yacu tuyipreserve kugira ngo tugumane ubunyarwanda bwacu. Kuba umunyarwanda ukaba n'umukobwa noneho ntako bisa. Identité yacu ni ikintu gikomeye cyane, kugira akamaro, ça fait partie de notre identité. Buriya egoisme ni ikintu mu kinyarwanda barabyanga cyane, kwibuka undi muntu akantu gatoya gashobora kumushimisha, we ntacyo kakutwaye. Icya nyuma narangirizaho nuko ibi byose mbabwira n'impamvu ngewe nishimiye kuba ndi hano n'ubutaha nzitumira, nuko ngewe je suis inspirée par l'inspiration ya Imbuto ku bana b'abakobwa. Ça m'inspire kubona ndi mu gihugu gikora ibyo twabonye muri iriya video. Biranshimisha cyane kuko ndazunguruka nkareba isi yose, narayirangije nyizunguruka. Iyo ubonye ukuntu ibyiza, nta gihugu kitagira ibibazo. Iby'igihugu cyacu murabizi, bamwe n'abakiri bato bimwe mubibona no muri iyi minsi. Nta gihugu kitagira ikibazo, nta muryango utagira ikibazo, nta famille itagira ikibazo. Ariko tugomba kuba mu bantu bagerageza kugabanya ibibazo, ahubwo tukazana ibisubizo n'ibintu byiza. Je remercie très sincèrement la Fondation Imbuto d'être une inspiration des jeunes filles. Et moi-même, vous m'inspirez beaucoup. Merci beaucoup.